iyo niyo ndi no kubwira abantu ndabinginga ngo binginge batunge isi yaratuniniye uzi ko nsigaye mpamagara isi kanga kunyitaba muhamagaye isi gute Jackson ngiye kubaza ku bana babiri b'abakobwa impamvu mbagaruye hari igihe twigeze kubaganiraho unsubiza ijambo ryiza abantu bajya banarinyibutsa ni ijambo ryavuga kuri Vestina na Dorcas icyo gihe Vestina yakoze ubukwe ntangije ndakubaza atese ko abantu bavuze ngo Vestina ngakoze ubukwe gafite inda urumva ijambo wansubije ambye ati abantu rimwe na rimwe usibye ko ntagiye guhamya kashatse afite inda turika abantu rimwe na rimwe bizira abakozi b'Imana bakibiziramo imbaraga badafite yego iryo jambo ryibuka yego batugira Imana kandi turaba mu buryo bworoheje katuvuye ngo tuba badasanzwe iyo twabanye n'udasanzwe yego Pawulo yabivuze neza aravuga ngo iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana bivuze ngo umubiri wa muntu utandukanye n'Imana kuba Vestina na Dorcas barakuyeho imisatsi ya naturelle Jackson bagasuka bivuga ko bakoze ibyaha bikomeye bivuge ko Imana itazabafasha bivuze ko ibintu byagiye bibaho batewe n'ibyo bintu kwa baragiye bagasuka ubundi iyo ubonye Imana igenda gukoresha nk'imirimo n'ibitangaza ntabwo ujya ugira ubwoba nkawe nk'umuntu buriye ubwoba mbigiriye Imana imvugishije ikintu gikomeye kitaraba gute Imana ikugira ikintu gikomeye kitaraba nkakibwira umuntu ariko impamvu zo gukunda ubundi usibye n'abahanuzi umuntu wese w'Imana yakabaye akundwa ariko bigeze ku bahanuzi ibindi so impamvu rero y'abahanuzi ni iki iyo ugiye mu isezerano rya kera usanga ubwami bwose kugira ngo bwubakike bwarakeneraga abantu batatu hakeneraga umwami gakenera abamenya ari we muhanuzi hagakenera umutambyi byari iki no kuvuga ngo umwami yacaga iteka ariko aca iteka ku makuru yahawe hanyuma umutambyi yabago gutamba ibitambo niba igihugu cyageze mu bihe by'akaga atambirira abanyagihugu bityo Imana iteye kubagirira uburakari umuhanuzi ni iki yari umuyoboro uhuza Imana n'abantu bakumva icyo Imana ibavugiyeho uwa mbere ukunda kumva ntabwo ndibuze kugira uwa mbere nangwa wa nyuma ariko wenda ndavuga nk'abantu bakeya nkunda kumva umugabo witwa Pasiteri Senga Emmanuel ako Senga abantu baramuvuga ndamukunda abantu baramuvuga Senga mwa kubera iki Yes ni by'agacikashika komeye kuditamano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe jewe nitwa David nje mugiye kubana muri kigano nkanakiyora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana umuntu nari nkumbuye usibye mu buryo bwa hano bwivuga butumwa ariko no ku buryo bw'umubiri nari mukumbe ko hashize igihe ntamubona nyabone uyu muntu tugiye kuganira nawe ni umuntu ndasanzwe uyu munsi bivuze ngo nandi mahirwe n'undi mugisha tugira amahirwe kuganira nawe haba kuri ngewe haba no kuri namwe mudukurikiye hano yitwa Jackson ni umuhanuzi pe ni umuvuga butumwa pe ku bantu bamwibuka neza mbere twarakoranaga ibiganiro byiza mukamukunda muri benshi abantu bamwe akavuga ati umuhungu Imana yamuhaye umwuka w'ubwenge bitewe nuko yabaga yasubijemo ibibazo bye nabaga namubajije kandi akaguheza urugero rufatika kandi akagusubiza ikintu ukanyurwa nacyo adaciye ku ruhande hanyuma rero nabatindiye cyane nkuko nari mukumbuye nize ko namwe muri buze kumukunda ku bantu bamubonye bwa mbere ariko ku bantu batari bamuheruka nkanjye Jackson ngiye kuboneka Jackson ni karibu nikazana kuri Gonarike Plus murakoze Imana y'amahoro irakuduhaye mu gihe ngiki ziko mperuka iri zina rishya ridahari habaga ari Gonarike TV hanyuma byose turaza kubivugaho turaza kuvuga ibintu byinshi kuko dukumburanye hari igihe mpita mvuga ati reka twitanye n'isengesho ntaza kwibagirwa ugasanga satani aranyinjiranye ariko dukubite satani kure byaba ari byiza ativaga mu kiganiro cyacu ni karibu n'isengesho ngo dutangire ikiganiro cyacu mukiza wacu Yesu turagushimiye nanone hashimwe kari wowe uzitangiriro ry'ibiriho n'iherezo ryabyo tugushimiye ko duhaye ubu buryo bwo kugira ngo twongere tuganire na bene data iminsi yari myinshi nyemera rero ubwo umugambi wawe tubonanishije tutishwe n'ibyaha nanone tube ibikoresho bizima bishimwa ibyo tugiye kuvuga
ubyungure ubwenge no kumenya, ubiboneze rwose kugira ngo bibone uko bifasha abagiye kubyumva. Bana na Davide, ubane nanjye, ubane n'abari bwumve ibi biganiro, kandi byose bibi byo gutuma bubaha, bakorera Imana badatinya, kandi turusheho guhishurirwa Imana muri byo. Urakoze kumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen, amen. Hanyuma nongeye kuha ikaze na karibu Star, murakoze cyane. Usibye nuko nari nkukumbuye, ariko ndi kukubonaho amaraso ya Kristo. Ubwiza bw'Imana bukuriho pe. Imana iguha umugisha cyane. Jackson, umugisha. Yes. Usibye no kubura simate mu magambo uvuga, ariko no mu myambarire simate. Kandi sinagaceceka. Ntabwo mbizi buriya byagenwa n'ubirebye n'uwabyumvise. Oye ngene kamivuge. Usibye ko nyine usubiza ibisubizo bitangaje, ngumva ngo kantu kuntu bisigatekereza ngo no wabirebye. Oya ntago ari ibintu bitangaje birimo. Ibi ku ruhande rwanjye ashobora kubikora kubera ko ari umugisha ngezeho kubikora, nanga ko ari bwo bushobozi mfite. Ariko uwabibonye bitewe nuko ameze nuko bihaye agaciro niwe ushobora kubigera ingano. Kubura simati nanga se wasubije neza. Oya uri simati mu magambo uvuga, ariko no mu buryo bw'imyambarire ku mubiri uri simati. Dushimiye Imana uko bibonye, kandi binagaragara pe, biragaragara. Ndebye kuntu wambaye wambaye nk'umukozi w'Imana, kandi ikintu hari igihe nigeze rimwe kugitekerezaho. Njya ku musozi, ngiye ku musozi ya Hekeme, njya ku musozi witwa Ndabirambiwe. Ngize masanga abahanuzi benshi bagwana ati Imana izakora, Imana izakugira neza, Imana izakugira neza. Mukanya bahita bavuga ati rero hano ari umuhanuzi w'Imana nubwo yahoze duhanurira, ariko ngo bagiye kumwirukana mu nzu. Umujinya urandiye, none icyo geranye nani nyakwigendera nani kintu mfite. Navuga ati ariko Mana koko hazamaye amafaranga. Bibaho ako gahe ati nubwo yahoze ari kuduhanura, ariko sha bagiye kumusora mu nzu. Najya kuri umuntu bagiye gusora mu nzu, n'ubundi ntago bagusora mu nzu ufite icyo kwambara, of course. Narebe mu myambarire, abatasha nubwo ndi ngubiswe, ariko ndi ngubiswe kurushaho. Ariko urebye ibintu yahanuraga, none hanjye ngeze wavuga ati Davide, Imana irakwaguye, kugize mugari, irakumenyekanishije. Aravuga si koko ariko uje wambaye nkuko no mu kintu kimwe kibwiriza abantu, hari ibitangaza byivugira. Imana itari nzavuga ati reba ngo reba iki kivugira, wenda katubivuge gutya. Hari ukwizera kuzanwa no kumva, hari no kwizera kuzanwa no kureba. Natwe uko twambaye siko twahoze twambaye. Dore uyu munsi ni no ku cyumweru mvuye mu ivugabutumwa, nibwo tubonanye. Ariko abantu badukurikiye ntabwo ari uko twahoze. Turi mu bantu babwiwe ayo magambo inshuro itari nke, kugera ku rwego nyende mu bantu umuntu yabwiye arambwira ati Jackson ndakwemera. Nari maze kumubwira ibintu Imana imbwiye, arambwira ngo bya bindi na bya bindi yarabikoze. Urumva ubwenge bwa muntu ugira ngo ajye kubwira ngo urakoze nanga kubwiki. N'umugisha umuntu ashobora no kukublessinga akavuga ngo bya bindi Imana yarabikoze. None mu mugisha Imana yatanze akira ibi. Ubwenge bwa muntu bushobora gutekereza ibyo. Yazambwira arambwira ngo ariko menya wowe utisengera. Arambwira ngo menya wowe utisengera, kuko guhera cyagiye ibintu nawe Imana yavuganye nawe nta na kimwe ndabona, kandi ibyo wambwiye ngewe byarasohoye. Rero nakantu kabaho, akubwira iryo jambo, ambwira iryo jambo, kandi turanabizi wenda sindi umuvuge. Umuvuga butumwa mwiza unakunzwe. Igeze avuga akantu kuri social media, aravuga ngo ugasanga umuntu aramamagaye ngo nsengera Imana impinzu, ngo kandi nanjye ntayo ngira. Why not? Kubera iki bidakunda? Ibintu byose tubwira abantu twe ntabyo tugira, kandi si twe ba mbere. Paulo niba bamuzi ari mu bantu bakoze umurimo ukomeye kugeza Imana imukirisha abantu, kubera kwaguka k'umurimo abura umwanya wo kugera kuri bose, kugeza ku rwego ngo bafataga agatambaro bakojeje kuri we bakagakoza ku murwayi agakira, kugeza ku rwego igicucu cye atambutse ku bantu kigira imbaraga zo gukiza. Ariko yari afite umunogo w'ijisho ngo wahoragurira, abwiye Imana ngo wankiza, iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagisha. Ubuntu bwanjye
buraguhagije. Kandi yasabye ati nkize. Yego ntiyamukijije, yapfuye n'ubundi iryo jisho rimeze gutyo. So nta gitangaza gihari, ni nabyo bintu bishobora kuducisha bugufi. Hari ukuntu usanga twageze hano Imana yaduha umugisha nk'uko yagukoresha ikintu cyaba ugahita wifata ukaba kukanunga nk'aho birema. Ukumva umuntu aravuze ngo ngiye ngo ndebaho rikaka ngo ibintu ngo mvuze ngo bihita oya wowe hari uvuga ngo biraba twakwivugaho ibyiza ngire n'abantu badukurikiye tuba turi mu bantu b'abaherwe, kuko nkurikije ibintu Imana yagiye iducishamo ikabikorera abandi twagiye tubyivugaho bikaba nk'uko wavuga ati Imana gukupfisa inzu ya etaje nakavuga ati nanjye Mana wambaye inzu ya etaje, inzu yanjye ntahamwe kuko Imana yatangiye kunkoresha yarayinyemereye ntiraza na n'ubu kandi nacyategereje ntiduherukana. Wenda n'abantu wenda ngeze amahirwe niwe ndeba uyu mugabo yakoreye Grand Frere, wenda sinzi niba byari biri mu bintu nakagombye kuvuga, witwa Sekazuba amukorera. Nta shusho yo kugira nta n'igitekerezo cy'ibi bintu, ndi mu bantu bahanuye ibi bintu bwa mbere. Wibuka amafaranga ya mbere nahanuye n'ibihumbi 500 uvuga ngo bizaba fondasiyo yo kutumugira YouTube channel. Iya mbere barayiba, ugeze ku ya kabiri nayo umeze neza. Why not? Uzi ko ngira ijambo ry'umunsi subizi ko tugira utentanga ku mbuga za WhatsApp niki. Tumaze imyaka tuziranye uyu mugabo nge nta YouTube channel ngira. Aka mwana ari abantu nkunda. Ranga Pastor Sekazuba. Njya nuko nacikwa. Nkaba muvuze mu kiganiro. Ejo nibwo yabinyibukije turi kuganira ukuntu nyashikwa nkaba muvuze mu kiganiro. Bakavuga akabati ariko nanya hari umuntu umwe nziho natangaho urugero rwiza kandi ibi bintu bimaze bimisi. Nkaba ndamuvuze rwose, nkaba ndacitswe, nkaba ndamuvuze. Ariko ni umuntu mwiza Pastor Sekazuba. Ku bantu batamuzi nge ndamubashimiye. Cyane ko n'abantu banamukunda Pastor Sekazuba. Reka tusimbuka. Ayo namateka. Nzagira rimwe nicare. Namateka rwose. Nzagira rimwe nicare muvugeho birambuye kuko hari igihe umuntu abategura nkagiye kuvuga ikukina akagira ibindi bintu bimujagaraza. Ariko ntago bijye bibura kunshika nkaba ndabivuze tu. Nkabivuga naye sinjya byivugira. Oya nibyo bimeze umunyarwanda yavuze ngo akozuye umutima asesekara ku munwa. Kandi abantu bafite iby'igikundiro. Ikindi kintu navuga icyo gihe Mana na Sekazuba uyu Jackson turi kumwe ku bantu bankurikiye. Uyu Jackson turi kumwe twaragendanaga icyo gihe hayo bikagenda mpagira ubinga Jackson. Wari muto cyane nubwo ntabizi, wari muto pe. Menya twari ukungana, menya twari tungana nanga nkaba nari ngiye no kukurutaho gato. None reba ishusho y'umuntu wicaye imbere yawe. Ningagari mwe mutamubona hano ni umugabo mukuru cyane. Ibintu bimwe nagezeho Jackson yarabihanuye. Jackson warabihanuye pe. Nanjye nambivuga rero. Urabihanuye ari ibintu byinshi wahanuye kandi byabaye pe. Byabaye kandi nibitaraba biri mu nzira. Hari ukuntu ubona agacu kavuga atari se uyu munsi imvura iragwa atariko ndikubona agacu kabombye. Hari icyizere cyane dushingiye ku byo yakoze, icyizere kirahari cyane. Yes. Uyu ni umuhanuzi mwiza bwa ni mubabwira mu mukunde kuko nanjye rampanura birasohora kandi aho tuvuga ikintu tatuvuga imbaraga z'Imana nituvuga ngo umuntu Imana iramukoresha mujye mu byumba cyane. None nge ndi hari nk'urugero nkarutanga ibyo bintu aba ari ukuri pe, aba ari ukuri. Hanyuma Jackson, ningo kumberero mfite ibintu byinshi turi buze kuganira cyane ku murimo w'Imana urumva, ariko hano ndibuze kubihera, ariko abantu bankurikiye muze kunyihanganira uko ndi mubisokoze mu bitwaro ko nkuko. Jackson, umurimo w'Imana uhagaze uti? Umurimo w'Imana se umeze neza, ubwo ari umurimo w'Imana. Barakundahiye. Ndahiye nge ndabivuga ati Jackson ndabivuga. Umva ikintu gikomeye ikirere babagamo mese kikirimo muri uyu munsi. Ngo naba naragiye mu kihe bajya mu kisumbuyeho. Abantu baze twigeze tubana bwa mbere wenda bari buze kureba iki kiganiro bari buze kutubwira. Ndumva nkiri wa wundi. Barakundahiye bambwiye ati Jackson Ruzi niba Imana yamukoreshaga kuri 70%, ubu ngubu bigeze nko kuri 90%. Navuze n'ubundi biterwa nyine n'ababireba. Nabo wasengeye bikaba. Biterwa n'ababonye iyo mirimo y'Imana Imana yinkoresha. Kuko n'ubu n'urugero kubera umurimo w'ivugabutumwa hari umuntu duhora nkumva aramfasha. Uraho neza mukozi Imana Jackson nkamushaka no mu bwonko nkamuyoberwa. Kambwira nagira umugisha twatena navuga nti harya ni tuziranya, kambwira ati waje aha
gutyo akaba ari bubimbwira, ariko byinshi nyine ntago ngewe mba mbyibuka. ntabwo uba ubyibuka. Rero wenda wabikubwiye biterwa n'uburyo twahuye, afite ibyo yashingiyeho. barambwira ati Jackson wari uzi wa kera ubu ngubu ikirere asigaye ahagazemo pe. Gusa tukiraho Mpayimana icyubahiro, urumva niba ubwo duherukana kera abantu ubwo baramubwiye bakampamiriza, dushimira Imana. Dushimira Imana ko icyo dufite cyane. Kandi swemera ku mukozi w'Imana, Imana igenda imwambika imbaraga buri munsi. Uraguka wenda tubwire n'abantu badukurikiye, Imana iguha urugero rw'ibyo ushoboye gutwara icyo gihe. Kabiri, ikakubitsa ibintu bingana n'ibyo ugomba guha abantu igushizemo. Urugero rw'abantu urimo, Imana iyo ishaka kugukoresha iguha ibingana n'ibyo bakeneye. Yego, Imana ishatse kugukoresha iguha urugero rungana n'iby'abantu Imana iguhaye kubamo, nanga se uzagaburira. Yego, ako kantu sibwo nabana akagiranya n'aka kantu ko bavuga ngo uyu muntu ari guhanura mu cyara hanura ingurube, yagira mu mugaga hanura imodoka. Biterwa n'abarimo ukuntu bingana, kuko imikorere y'Imana irenze ubwenge bwacu. Ariko Imana iyo igiye kugukoresha igukoresha ku rugero rungana n'abantu urimo. Niyo mpamvu Pawulo yagiye avuga ibintu byinshi akagaruka avuga ngo iyo ndi mu Bayuda ndi umuyuda, nagera mu Bagiriki nkaba umugiriki. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uguhinduka kw'imiterere n'iki, ni uko urugero rw'iby'Imana imuhaye guha Abayuda bitewe n'imyizerere yabo birangana n'urugero rw'Abayuda, ibyo imuhaye guha Abagiriki birangana n'urugero rw'Abagiriki. So rero umuntu Imana ishobora kumukoresha ibintu bikomeye bitewe n'abantu bakomeye irimo. Ni nayo mpamvu bakubwira iyo wegeranye n'Imana, uburyo bw'imikurire Imana itanga n'uburyo Imana itanga ubwenge bwo kujera ibyo iguhaye mu bantu ugiye kubiha. Abantu baba bajya babikwaturaho. Ndibuka hari ikiganiro twigeze gukorana, komenti zigize zikurikira avuga ati umuhungu Imana yamuhaye ubwenge, umwuka w'ubwenge kabisa ari nawo pe. Kandi Jackson niwe bikano jambo twaravuze ngo abantu baba badukurikiye, yego, baturusha ibitekerezo biri hejuru, hari abo turusha, hari n'abasesenguzi, sibyo? Yego. Noneho kuza guhagarara muri abo bantu kagira ikintu babwira Imana itahabaye, mu by'ukuri ntiwabona icyo babwira. Imbere y'aba bantu n'ubundi baba bari mu byiciro bigera nko muri bitatu bikomeye. Icyiciro cya mbere harimo ibyuba aburusha ibintu ugiye kuvuga, kuko twese ntituri ku rugero rumwe cyane. Hari uburyo Imana yishurira umuntu ku buryo bwagutse, hari ukumenya bitewe n'ibyo wumvise. Ibyo wumvise ubwenge buhahano bwabwira byishoka burusha umuntu ibintu. Habamo ikindi kigero kingana mu bantu muri kuri level imwe munganya ibintu. Aba bantu bamara igihe kinini bajajinga akenshi abantu munganya batinda gufashwa n'ibyo uvuze, kuko baba babyirefera avuga ngo biriya nanjye ejo narabivuze, uriya se si runaka si uwo kwa runaka. Hanyuma habamo ikindi kigero cyo noneho kibayeho kigukritika kuko cyumva ko kikurusha ibyo urimo kuvuga. Tuvuga ati Pawulo yavuze ati oya ntabwo ari aho yabivuze. Aba bantu rero ntushobora kubemeza kuko bamaze kumva ko bakurusha ibyo uvuga. Usibye nabo birabagora kuko ntibashobora kumva icyo mwuka avugiye muri wowe. Ikibashisha gutuma abantu bumva ni mwuka wera, kuko mwuka wera niyo mvuze ibintu. Umuhanga ubyumvisha ubindusha ashobora kuvuga ngo mwuka wera yaramuhaye kuvuga iki, ariko ku rugero rwe avuze iki, agafashwa n'icyo mwuka wera yarashatse kumvugisha. Haho ni uncangira rero n'abacangira. Oya ntago ari ukugucanga David. Uru rugero rw'abaturusha ibintu. Abo nyine niho ducangira nyine abantu baba badukurika bati umuhungu Imana yamuhaye umwuka wera w'ubwenge. Oya. So rero impamvu abantu banabikurikire, nagiye mbwirwa n'abantu benshi ibyo bintu, ariko nimujya mubimbwira mujye murushaho kunsengera cyane, kuko ndi mu bantu bumva babwira abantu ibyiza bafite bakiriho, ariko ndi mu bantu batinya kubibwirwa. Kubera iki? Twabonye abantu babwirwa nk'ibyo bintu barira baranisimbukuruza, bashaka kungana nabyo. Bashaka kungana nabyo. Nukuvuga ngo iri jambo vuze umamagarije dayimoni utagira ingano, wo kuntera ubwibone, wo kuntera kumva ko njijutse kandi ntaho ndagera. Ntaho ndi muto ubu cyakwereka baroromodo banjye bari aha ngaha. Shaka
kumva kumenya Imana yabahaye, Imana yakumva ni benshi ntibagira ingano. Hari nabo nifuje guhura nabo ntarahura nabo, kandi ukabona ubumva ukavuga ati cyakoze uyu muntu cyane. Uwa mbere ni nkande? Ni benshi, ariko buriya nyine ngira abantu bankora ku mutima. Uwa mbere ukunda kumva? Ntabwo ndibuze kugira uwa mbere nangwa wa nyuma, ariko wenda ndavuga nk'abantu bakeya nkunda kumva. Umugabo witwa Pasiteri Senga Emmanuel. Ako Senga abantu baramuvuga? Ndamukunda. Abantu baramuvuga Senga mwa? Kubera iki mukundira muri karite ye? Ni umuntu uvuga Yesu uko ari, kurenza kuvuga ibyo Yesu yakoze. Yego. Avuga Yesu uko ari. Ni mu bagabo mfata bamwe baramya Yesu, bamuramya. Senga numva abantu benshi bakunze kumuvuga. Yego, ndamukunda. Nkunda umubyeyi witwa Protasi. Ashobora we kuba atabizi, ariko muherukano hamwe twari twibutse mu karere ka Nyanza, niho mbarizwa mu majyepfo. Yasenze isengesho, amarira aratakara ahantu narindi. Twari mu bihe byo kwibuka, ni ibihe bigoye rimwe na rimwe abantu banatinya kuvugiramo amagambo kugira ngo bataza kugira imitima bahutaza. Ariko yasenze isengesho ririmo kubaka, ariko nanone rikabamo gusenya, rikabamo inkomezi, rikabamo ibintu bituma amaso yacu apfumura, agahinguranya ibyabaye, akareba n'ibiri imbere. Rero ndamukunda cyane, ndamukunda cyane. N'abandi benshi, n'abandi reka tube tuvuze abo ngabo, n'abandi benshi. Yego. Hanyuma Jackson, iyo ubonye nk'abantu bagutangira ubuhamya bakavuga ati twabonye abakozi b'Imana, ariko wowe uri umuntu udasanzwe mu murimo w'Imana, ubyakira ute kuba abantu bagutangira ubuhamya? Nshima Imana. Nimwumve ubu buryo. Ndi umunyantege nke nkabo, yewe nshobora no kuba ndi hanyuma yabo. Imana yigeze kumpa urugero rwiza, wenda sindi buvuge igihe kinini. Igihe kimwe nigeze, n'ubu ndi umwana, ariko icyo gihe noneho mu guhishurirwa no kumenya nari ndi umwana cyane kurushaho. Dusenga tugira ibihe byiza, ariko nta n'igihe wigeze uvuga ngo urakuze. Mu gihe cyose twagiye duhurira na n'ubura cyaravuga ngo umwana cyane cyane, ndi umwana kurushaho, ahubwo noneho abantu bambe hafi. Amen. So rero nigeze Imana yigeze nyigisha ikintu kamabwire n'abantu, nigeze ngambira mu mutima nkurikije ibihe byiza twari twagize, ngira Imana avuga ngo mbese iki kintu cyongeye kumbaho ubu nazongera kugaruka mu maso y'Imana. Mbwira Imana ngo naba mbaye ikivume, sinazongera no kuza ngo ndirimbe. Icyo gihe nari ndi umuririmbyi, numva sinzongera gusenga. Hashira amezi 3 yonyine ndi muri ubwo bubyutse. Nyuma y'amezi 3 niro turuva cya kintu nagisubiye. Ntabwo cyari ikintu navuga nta cyaha cyoroshe, kandeke kucyorosha, ariko nanone ntabwo cyari ikintu cyo guca nk'amabere. Nyine nakigiye kirekire nkumva Imana irakimbatuye. Buryo wari warwanye nacyo cyane. Numvaga nazagisubira kuko nari maze kuneshereza ahantu kiri shuro nyinshi. Hanyuma rero nkora ikosa ryo kwiyiringira ubwanjye, mpita numva kari njye, numva sinzongera kugikora. Rimwe rero bavandimwe bakundwa mudukurikiye, nisanze cya kintu n'ubundi nongeye kugikora. Byongeye kuba gay. Kwa kundi natuye mpita koko numva mbaye ikivume. Mpita numva sinzongera gusubira gusenga kugeza ku rwego numva abantu bari gusenga. Numva ndahatinye. Numva sinzasubirayo. Icyo gihe nari ndi Musanze, ahantu hitwa kuri Buruba. Icyo gihe niho nari ndi mba kwa mukuru wanjye witwa Charles. Ntitwagize umugisha wo kugumana nawe yitabye Imana. Hanyuma rero nagize urugamba rukomeye. Icyo gihe nafashe amasengesho y'iminsi 3. Nyarangiza numva ntarababarirwa. Mpanga kujya gusenga hano muri Burera. Uyu munsi turi Burera, mvuye Musanze, ariko umutima urandya, numva sindi busenge. Nisubiriye mu rugo ntambuka hano bari barimo gusenga, vuye kuri Sunrise bamanikaga hepfo hano hatoya, ni sare yari hari icyo gihe, ariko hakoramo itorero sindibuka neza. Numva ari gusenga, ntambutse numva ijwi rirambwiye ngo manuka ugende ujye gusenga. Nibaza ibyari byo, nonye gutera kabiri numva umutima urabyimbye hafi yo guturika. Hanyuma rero manutse ngo njye gusenga, nkigera mu muryango w'urusengero numva mbuze imbaraga zinjiramo, numva ninjira ndi bupfe kubera cya kintu. Ariko Imana numva ijwi rirambwiye ngo riranyongorera ati wowe genda nugera muceceke, ute kuvuga imbere y'Imana kuko uri umunyabyaha.
ndicara barahimbazwa nkumva nahaguruka ariko nkahita nibuka cya kintu abandi ntabwo nkwiye kuvuga Imana pe ntibingana mu bintu bimwe rero nakundiye senga yagiye yorosha umutima wanjye kumva imbabazi Imana igira yatumye nibuka n'icyo kintu binyibutsa urukundo rw'Imana iyo tubivugane tubwira abantu ngo bakora ibyaha ngo ubwo buntu busage ariko ni kugira ngo n'abakoze ibyaha bibuke kugaruka bamenye ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Naricaye hanyuma rero haterwa ikorasi ntazibagirwa mukobwa atera kurasi icyo yaravuga ngo ninde wandatira umurima w'amahoro ngo maze nguhingemo ngaburira abatuye isi bita numva koko ni igiki cyaduhesha amahoro shiduka ntazi sindimo shiduka nanjye nahagurutse ndaririmba nyiririmba imbere yanjye hari hicaye umugore w'umuhanuzi ajya mu mwuka wera avuga mu rurimi rusha nahinze umushitsi nanirwa kwicara nanirwa guhagarara numva sinzi ukuntu mbaye ndavuga ni kaheruwe ni ngewe ibintu bibayeho fata abantu ababwira ibintu Imana ivuganye nabo ahanurira mu iteraniro hanyuma nanjye baramfashe amfashe ndavuga ni kabaye nyine vuga mu ndimi nyinshi aranterwa ndavuga ni nge wizanye nyine Mana nge wizanye n'icyaha cyanjye arambwira ngo ntutahe iteraniro nirisoza ndavugana nanjye nashimiye Imana bitagira n'abana Imana wabibonye buri ushaka kubimbwira nge nyine muzi ikintu gitangaje cyarimo abantu mwe muri iyo nkuru ikomeye twatangiye ampanurira ibintu byiza niwe wavuze ibi bintu byo kwicara hano ntarabona nyine n'umuntu yicaye sinari nakabonye n'ukuntu biba niwe wavuze ivuga butumwa bahoze bavuga nta muntu wari wakampaye agatuti ke niwe wavuze ko nzayobora naho umuyobozi nkibaza nzayobora abandi uwo murimo nzawukorera he hanyuma rero ikintu umutima wanjye wambwiye wese umbwira ngo uyu muntu aravangiwe kuko akubwiye ibyiza uri umunyabyaha muzi ibintu bitangaje ndashimira Imana ko izi ibyo twibwira kandi ko yatumenye kera ajya gusoza arambwira bangumva ngo nduwiteka suko nyobeye we igicumuro cyawe rambwira ngo ndabizi ko mubi ko waguye muri iki kintu Imana irambwira ngo ariko nari nakubabariye mbere yuko kigwamo ntibaze ukuntu Imana ishobora kumbabarira mbere yuko nshumura Imana irambwira ngo impamvu mbikubwiye gutyo nuko nagiraga ngo nkwigishe ute kwirara ute kwiyiringira ubwawe umenye ko utaragera kure aho umwanzi atarasa umwambi nunacogora wige kungarukira Imana irambwira ngo si wowe ni nje wakurekuye gatoya ngo ha Satani kugira ngo wige iki kintu bivuze ngo nta muntu wakagombye kuyiringira yego umuntu ni inyamana ariko umuntu atari umwuka wera w'Imana ugukoreramo ni inyama n'amaraso n'uyu mwuka duhumeka usanzwe nibyo bitugize kandi nakanya gato byahinduka mu kanya gato Paulo niyo mpamvu yavuze n'umugabo nkunda aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Jackson turacyakomeje ko turaganira ibintu byinshi nayo ngukumbuye yego Jackson hari umuntu twaganirije ubundi aravuga ati njyarigera rimwe na rimwe mbona ukuntu Imana igenda ikora ibitangaza none nanjye ngagirirwa amahirwe n'umugisha wo kugira ngo inyizere nanjye kankoresha muri bimwe ibyo bitangaza nabona Imana irabikoze nkatekereza ko ngiye gupfa nanjye nkahita nibaza Jackson nk'ubu nkawe mu myaka ufite ntabwo ari myinshi cyane ariko iyo ufitemo umurimo w'Imana ni myinshi uburyo Imana ikuzamo umuntu biba bitandukanye n'uburyo angana mu buryo bw'umubiri n'amaraso byahindi twavugaga iyo ubonye Imana igenda igukoresha nk'imirimo n'ibitangaza ntabwo ujya ugira ubwoba nkawe nk'umuntu buriya ubwoba ngewe mbugira mu bice bibiri mbigiriye Imana imvugishije ikintu gikomeye kitaraba gute Imana ikubwiye ikintu gikomeye kitaraba nkakibwira umuntu biri mu bintu bijya bimbuza no gusinzira kuko buri hari ikintu kimwe abantu birata ushobora kwandagara ushobora no gutuma abantu izina ry'Imana risa nkaho rigiyeho icyasha ku bwabo kuko umuntu utari wahishurirwa ngo arebe umusaraba arebe Imana kurenza uwikoresheje ashobora kwizerera Imana muri abo bantu kurenza uko yizera Imana ubwayo nuvuga ngo niba uri umuntu rero abantu bizereyemo Imana ntabwo uriho nkawe ubwawe
umuntu wese ukorera kampani ntabwo aba ariho ku bwa kampani. Niba rero ijuru rikugiriye icyizere, Imana ikakugirira icyizere, arega ndagira ngo mbwire impamvu buriya tutagomba kwirata. Tudahari ntabwo Imana yabura uburyo ikoramo ibintu. Iyo abantu badahari, Imana irwana nkayo. Iyo abantu tuyemereye, ishobora kurwanira muri twe. So rero tutanahari nta byabuze Imana gukora. Impamvu rero tutaguye kugira ubwoba kubera ikintu Imana yakoze, ahubwo kikadutera ibyiringiro byo gutuma tunayikomeraho, nuko icyo yakoze nyine cyasohoye, cyanatumye abantu bizerera Imana muri wowe. Kabiri, ni igihamya kiguhamirije ko Imana ikigufite nk'igikoresho cy'umunyamumaro. Igikoresho cy'umumaro uzi ko kirindwa. Igikoresho cy'umumaro uzi ko no mu bihe bikomeye Imana irokora umunyamumaro. Ahubwo niba byagenze gutyo, senga cyane, Imana iracyabitse ubutunzi bwayo muri wowe. Abantu barabizi bubaka ibizu by'ibitabashwa, ariko zarebe kuri banki uburyo harindwa. Banki ni inzu nk'izindi, igituma harindwa ni ikirimo. Ngo we niba ucyumva neza ko imirimo y'Imana iri muri wowe, ahubwo wakabaye ubaho udatinya, ukegera ugukoresha, kuko uburinzi ntabwo ari wowe ubugena, hakugena ukurindiye ibyo akubitsemo, kuko Imana ntirinda twe, irinda iki tubitsemo. Umunsi cyashize again. Rero impamvu navuze ngo ngengire ubwoba bw'ibyo bintu nuko bishobora gutinda, nanga ntibibe nk'uko byavuzwe, nubwo atari twe dusohoza. Twe dushobora kuvuga, ariko imyitwarire, so wenda kambivuge gutyo, dushobora kuvuga ibintu ntibigende nk'uko twabivuze. Kubera iki? Isezerano rishobora gusohora bitewe n'ibyiciro bitatu. Icya mbere, rishobora gusohozwa n'uwarihanuriwe. Njyewe nkaguhanurira nkanibagirwa, ariko yuravuga ngo mu banyamahirwe hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Iyo ni impamvu yo gutuma wowe wizeye ukizera ko Imana yavuganye nawe, biri mu mpamvu zo gutuma Imana isohoza isezerano. Kabiri, impamvu navuze ngo ngira ubwoba, shobora kuguhanurira ibintu ntunabyizere, ariko kugira ngo Imana yerekane ko ariyo yari muri njye, yego, ikabisohoza kandi utizeye, ikabisohoza utanakijijwe. Niye mpamvu Eliya asenga i Karumeli, yaravuze ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bangose bamenye ko ndi umugaragu wawe, kandi ko nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Imana imanura umuriro kugira ngo Imana yubahirwe muri Eliya, abantu bave kuri Bali. Rero icya gatatu ni ugusohora ko kurinda ijambo ry'Imana, yego, ijambo ry'Imana. Njyewe ubwanjye naribagiwe, wowe ubwawe utarabihaye agaciro, Imana ikavuga ngo nzarinda ijambo ryanjye. Niko yabibwiye Yeremiya. Iramubwira ngo Yeremiya we ubonye iki? Arasubiza ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Imana iramuhamiriza ngo ko niko ndinda ijambo ryanjye, nta kindi ndirinde, atari uko wakiranutse, atari uko wahanuye yabisengeye, ahubwo kugira ngo risohore. Yesaya hano uravuga ngo nk'uko imvura na serege bigwa bigasomya ubutaka, niko n'ijambo ry'Imana rizaba, ntirizasubira yamara amasa, rizasohoza icyo yaritumye. Ngibi bice bitatu bitera Imana gusohoza isezerano. So rero ikintera ubwoba nuko bya bintu navuze ku bantu navuga ngo wenda batarahishurirwa, bizera Imana batayizereye muri njye, nk'uko uri kuvuga ngo ni umuhanuzi ngarahanura bikaba, ibyo bishobora kwijeza umuntu akumva ko ikintu namuhanuriye kirahita kiba. Uyu muntu amaze iminsi agitegereje igihe kinini, ashobora gucogozwa no kuvuga ngo ko yabimbwiye ntibibese, buri wundi n'Imana yari yabimubwiye, kurenza guhanga amaso Imana agahita yerekeza kuri njye. Ikintera ubwoba rero ni ugusengera ibyo bintu, mbwira Imana ngo ubwo niba ari wowe wavugiye muri njye, kurikirana ijambo ryawe, kuko nanjye bimpera igihamya cy'uko ariyo yavuze. None se kigaragaza ko ariyo yavuze ni iki? Ni ugusohoza icyo yavuze. Hari abantu bajya bambwira, ariko Mana David ngo ukunda abahanuzi, urabakunda, ariko babwira ati ntabakunda. Ahubwo nanjye kankubaze kubera icyo ukunda abahanuzi. Njye ndabakunda. Why? Njye impamvu mbakunda, usibye no ku Imana yarabatoranyije, sibyo, ikabaheza icyo twe tudafite. Yego. Hari umuntu nahoze ngana nawe arambwira impano zose ziruzuzanya, ndavuga ati nanjye mfite impano yanjye Imana yampaye. Yes. Ariko noneho iyo ugeze kuri wa muntu ukubwira amakuru y'ijuru, yego, hakuze umuntu ukubwira ati sha David nubwo ubona byagucanze humejo, nkawe Jackson nk'amakuru wampaga yaranyubaka, akavuga ati nubwo uyu munsi bimeze gutya atari kejo sha. Yes. Timuno kunyigira kuri atari kejo. Wenda nk'abantu twanabivugaho,
singiye kubivuga ngewe sinanabitera ibuye mbarirwa muri uwo mutwe iyi Imana inkoresheje nyine ari igihe biba so ariko impamvu zo gukunda ubundi usibye n'abahanuzi umuntu wese w'Imana yakabaye akundwa ariko bigeze ku bahanuzi so impamvu rero y'abahanuzi ni iki iyo ugiye mu isezerano rya kera usanga ubwami bwose kugira ngo bwubakike bwarakeneraga abantu batatu hakeneraga umwami gakenera abamenya ari we muhanuzi hagakenera umutambyi byari iki ni ukuvuga ngo umwami yacaga iteka ariko aca iteka ku makuru yahawe hanyuma umutambyi yabagaho gutamba ibitambo niba igihugu cyageze mu bihe by'akaga atambirira abanyagihugu bityo Imana iteye kubagirira uburakari umuhanuzi ni iki yari umuyoboro uhuza Imana n'abantu bakumva icyo Imana ibavugiyeho niyo mpamvu buri kintu cyose n'urugamba n'intambara bagiye kurwana babanzaga kwa bamenya kugira ngo bagishe Uwiteka inama uzumve Dawidi yigeze kujya gutabarana n'Abafilisitiya ari kumwe n'umugabo witwa Akashi banga katabarana nabo bagarutse basanga mu mudugudu nanga mu gikingi cye yari afite cyitwa Isakuragi ngo abamereki bamuteye batwika uwo mudugudu banyaga abagore bombi banyaga abantu bose bari muri uwo mudugudu ngo abantu bari kumwe na Dawidi bose bararira ariko Dawidi ntiyarira biravango yikomeza kuwiteka muri icyo gihe ngo ahita atekereza ibintu bikomeye ngahita ahamagara Abiyatari yari umutambyi uyu mugabo aramubwira ngo nzanire fode hano kuko n'Abiyatari yari yacogoye niwe wagombaga kwambara uwo mwambaro wo gutamba ariko abonye adafite icyizere cyo gutamba akomeye amutuma umwambaro w'abatambyi arawambara atangiye ngo niho yagishije Uwiteka inama uyu mwambaro w'abatambyi washushanyaga gukiranuka yaravuze ngo kwambara ikintu kiradufasha muri iyi ntambara tumanze dushake kwera kw'Imana tumanze twezwe tumanze twambara umwambaro w'ubutambyi kuko uyu mwambaro w'ubutambyi ngo wabagaho amazina w'ubwoko bwa Isiraheli byari bivuze ngo Dawidi ntabwo agiye kubaza Imana nkawe agiye kubaza Imana mu izina ry'ubwoko bw'Imana ariko hari ukuntu numva ibiri indyoheye hanyuma rero Dawidi agisha Uwiteka inama aravuga ngo Uwiteka nidukurikiriza ingabo tuzazifata ngo Imana itiriwe inatinda iramubwira ngo zikurikire uzazifata kandi ugarure ibintu byose ibi byabaga biciye mu buryo bw'abahanuzi icyo nari ndi kuvuga ku buryo ugomba gukunda abahanuzi nuko ari umuyoboro n'abantu Imana ishobora gukoresha ibintu yakabaye ikora ihibereye ikabikora ikoresheje ikindi iyo ugiye mu isezerano rishya baravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ngibi itorero ahantu Imana iriteretse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi hari ukuntu rero usanga abantu mu buryo bwanjye Imana ishoboje ndi umuvugabutumwa bwiza hari igihe usanga duhanganisha impano zacu ugasanga umuntu kuririmba yabigize pasono akumva hari kari nkacyo kintu cyagakozwe cyane hagerayo umuhanuzi nawe akizamura akavuga ati ariko ubundi abantu bataba bazi icyo Imana ivuganye nabo ugasanga arihimbaje ntabwo Imana ivugana natwe mu buryo bwo guhanura gusa mu ijambo Imana yavuganiramo nawe mu ndirimbo Imana ishaka yakoresha n'ibikorwa ukamenya icyo ishaka kukubwira usibye ko ubuhanuzi ni umurongo weruye ni umurongo fatizo Imana ivuganiramo n'abantu bayo ariko no mu bundi buryo Imana yabukoresha so iyo rero bagezweho usanga nabo bagira akantu ko kwizamura ugasanga nawe yabigize intambara ariko kanongere nenge cyane abavuga butumwa bwiza babwiriza basomye ijambo ry'Imana ngiri riri hano sanga abantu bavuga ngo ubuhanuzi butavangiwe n'ubu ugashaka kwemeza abantu ko ibi ari byo abantu bakabaye bizera ariko umwuka w'ubuhanuzi uva ku Mana setu ni ibintu biri muri dimension y'umwuka wera mu bimenyetso ubundi mu bimenyetso bizakwereka umuntu wabatijwe mu mwuka wera abantu batazagira uti ibimenyetso bigaragarira amaso no kuvuga ururimi rushya ikindi kimenyetso cyerekana ko rwa rurimi rushya rwunguye itorero no guhanura ukavuga so rero hari ukuntu umuntu abwiriza agatavuga ngo ugasanga abantu bari kwiruka inyuma y'abahanuzi ngo kandi ubuhanuzi butavangiye n'ubu wirwana pe wikwirirwa ugwanisha wikwangisha abantu ibi nabyo mu gihe cyabyo iyo byakoze neza Imana yabishiriho kugira ngo bifashe abera rero abantu babifate nk'ibintu byuzuzanya nubikunda ubikunda uzi icyo bimaze nje niko nabahanuzi pe
n'abavuga butumwa ubona umuntu uvuga Imana neza ariko tugeze ku mahanuzi n'abantu bankurikiye bagenda banyandikiye muri comment buri wese afite uko akunda ariko umubare munini usanga bikundira abahanuzi kanababwire kandi no mu rusengero uzare w'umuhanuzi bari umusitari kanababwire banabikunde ntacyo banabikunde banasengera izo mpano zikore zinabyara umusaruro ariko ikintu nyine nibakunda ubuhanuzi ubamereye message nanjye kanyibaye bakunda usohoza ubuhanuzi cyane kurushaho iyi message ndayitanga akundi sinitambutse bakunda usohoza kuko ari igihe ibintu Imana yakubwiye ndagira ngo nkubwize ukuri yabikubwiye wasenze yabikubwiye wayishatse yanabikubwiye igutunguye kugira ngo ikuremo amagatima yabikubwiye kugira ngo utakomeza gukomeretswa n'ibihurimo umenye ko neza Imana ataraho umugambi wayo urangirira wiyungemo imbaraga ukomere ariko nagira ngo ngo ibintu Imana yakubwiye uruhare runini bizasohozwa no kuyumvira hanyuma Jackson natekereza twagana ibintu byinshi nababwiye ati muze kwihangana uko ndi ubisokoze bize kugenda uko nkuko Jackson ni umuntu ugira amagambo meza ibintu byose ntekereza sinabimubariza icyarimwe cyane ko uyu munsi ahantu twahuriye i Burera ariko atuye i Nyanza kandi mfite n'urugendo rwo kujya i Nyanza mfite abantu rwose babambwiye ati David uzaza hano i Nyanza ukora ivugabutumwa nzaza no mu bantu uzajya kuganira nabo ni Jackson kuko ibintu byose Jackson namubaza ni ibintu byinshi pe nta nubwo nabona aho mbihera sinanabona naho mbisubiza yego ngo bisoreza hanga kuko ni ibintu byinshi ahubwo reka mvuge ko iki kintu ni ikintu Jackson kunkuraho urujijo yego Jackson ngiye kubaza ku bana babiri b'abakobwa impamvu mbagaruye hari igihe twigeze kubaganiraho unsubiza ijambo ryiza abantu bajya banarinyibutsa ikigiye mw'iyo minsi umuntu wese wampamagaraga yambwiraga iryo jambo ni ijambo ryavuga kuri Vestina na Dorcas icyo gihe Vestina yakoze ubukwe ntangije ndakubaza atese ko abantu bavuze ngo Vestina ngakoze ubukwe gafite inda urumva ijambo wansubije bambwiye ati abantu rimwe na rimwe usibye ko ntagiye guhamya kashatse afite inda turiko abantu rimwe na rimwe bizira abakozi b'Imana bakibiziramo imbaraga badafite yego iryo jambo ryibuka yego Terigera rimwe na rimwe mutwizera mukanatwizamo n'imbaraga tudafite batugira Imana kandi turaba ako kantu wakavuze nubwo ndakukazisha muri sanse neza ko wakavuze ako ntumva raho ngaho cyerekeye neza pe ku buryo abantu bavuze ati koko ibyo uramuhungu yavuze ati nukuri hage tubona umukozi w'Imana tukumva ko nyuma yo gukora imirimo yose adasubira mu rugo ngarya ibiryo nk'ibyo abantu utamutema nkava amaraso utamukubita nkarire utamurakaza nkababare ndetse n'umubiri wanamushuka kaba watuma akora ari byiza ako kantu kafashije abantu benshi mu buryo bworoheje katuvuye ngo tuba badasanzwe iyo twabanye n'udasanzwe yego Pawulo yabivuze neza aravuga ngo iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana bivuze ngo umubiri wa muntu utandukanye n'Imana ariko Imana ikorera mu bambaye umubiri nuvuga ngo ikiduhesha agaciro kikadutandukanya na bya bintu bavuze uvuga ngo nkunda abahanuzi cyane kuri iki tumubakunda cyane n'ubuhanuzi abandi badafite so rero nyuma yo guhanura kuri ya muntu yambaye umubiri n'umunyantege nke yacogora yaterwa ni nacyo kintu abantu bagomba kumenya mwirinde guhagarara mu ruhande dufitemo imbaraga mwige no guhagarara no mu ruhande dufite intege nke kuko muri urwo ruhande dufite intege nke niho tubakeneye ngo musibe icyo cyuho nabibwiye abantu benshi murekeraho hari igihe umuntu akora ibyiza 100 ariko akaba yaterwa agakora kibi kimwe byimufata byituma kuri wowe bimufata ngo usibanganye bya bintu byose yakoze byiza yakoze niko abantu tubayeho nibwo buryo tubayeho ariko nta byacitse ndibuka icyo gihe warabimbajije niba ngo sinzi ko ari byo ariko biramutse byanabaye nta gikuba cyacitse Vestina usibye nyuma yo kuririmba ubundi ntiyabyawe n'umugore ntiyambaye umubiri se kandi umubiri ukora neza yananirwa hari umuntu umwe wigeze kutubwiriza Nowa Mumere wa Rwamagana umwe wacitse amaguru wasifiwe atubwije ati abantu baranyangaga nanjye nkongabareba nkabasubiza tusibye amaguru yacitse ibindi bice byose si bizima ngo ntiwaza ukantere tukanterera
usibye amaguru ngumva noneho ikindi hari icyo ndusha abana mfite mwuka wera usibye amaguru gusa amaguru siniki kanababwire ntabwo Imana ishobora kwemera kuguhombereza ahantu hose burya nuko abantu bisuzugura iyo iguhombereje hamwe ikungurira hamwe ubona no kubibwira abantu bakabifitamo nka brage ni mu bagabo batabaye banini cyane nanga ngo banagire n'ibiro byinshi sindi muremure ariko ndabizi mu bintu Imana yampaye umunwa ndavuga by the way kindi cya kabiri marushanwa y'abasore bafite pinya sinajyamo ariko mu bantu bafite ijisho inini urabona ko nanjye nahamagarwa ntabwo Imana yaguhombereza ahantu hose asifi wako kantu ndakamukundiye ngo ibindi byose afite na mwuka wera yarongeyeho yaravuze ati ngewe usibye amaguru yagiye ariko ibindi bice byose birakora waza ukantera inda kabyara unyangira iki yaranabyaye yakoze ubukwe bwiza arabyara ati kino urakora ahantu makunda ahita ngakano kandi ngewe noneho ikigeretseho mfite mwuka wera kandi buri abantu batazakina mwuka wera ntiwamuheshwa no kuba ufite amaguru yombi urumva ni nayo nama yabaye kwa Faraho byadogereye ngo Faraho inama imunejeje umugabo witwa Yozefu amaze kuvuga yaravuze ngo twakorahe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka wera w'Imana kubera iki tekereza ko kwa Faraho ari ibwami ariko bakeneye umuntu ufite ikibwami badafite iyo niyo ndi no kubwira abantu ndabinginga ngo binginge batunge isi yaratuniniye uzi ko nsigaye mpamagara isi kanga kunyitaba muhamagaye isi gute kuyigiriraho inzu nziza nisi arega buhamagaye nisi hari ibyo duhamagara bikanga kutwitaba mafaranga agera n'amatwi mabi amafaranga yo muri iyi si urayahamagara bikanga uri kunshuka ariko nimwumva ikintu narishatse kuvuga iyo ugize umugisha ugatunga icy'isi ikeneye ariko idafite ese kwirukaho ikuzaniye ibiyiriho abatunge rero abantu batunga icy'isi idafite ariko ikeneye izabitabana n'ibiyiriho mwuka wera ahubwo ikintu impamvu nanjye kwa bakabona mana Vestine na Dorcas ngiye kunkoha urujijo ku bantu bamwe babitekereza gutyo bari abana bahamagarwa cyangwa se twabamenye bari mu toro rya ADPR ari abana basukoza naturere na teni wa musatsi wa naturere batavuga ngo ni ibisuko ni iki bari abana bo muri ADPR hagiye haba ibintu byinshi abantu bavuga ati bari abana bakoze ibinyuma bya bintu byabaye Vestine yango yatandukanye n'umugabo ni ibintu byinshi bagiye bitambuka ariko ikintu nshaka ngo dukore urujijo kuba bari abana baravuye muri ADPR bakajya gusuka kuko ADPR ntemera abantu basuka ntibagira abaririmbyi bacu ko wishobora kuba wasengeramo kuko nawe uri mu ADPR ariko se ubundi wamugani ubu mfite igisuko muri ADPR ntago nemeye kuza gusenga wenda kananabivuge ntago byari ngombwa kuvuga amatitire n'ibiki mbarizwa ku itorero rya Kavumu muri ADPR nyine rikorera kuri paruwasi ya Nyanza inyanza nyoboye ministeri y'amasengesho yaho ako se ubona aka kari ngombwa koko ni ngombwa dusenga ku wa gatanu kandi murabona ko muri iki gihe insengero nyinshi zirafunze abantu beremewe no mu materaniro ku cyumweru uzana ibisuko n'ipantaro yawe uraza ugasenga ADPR yego so gusenga se wenda bitewe nuko wenda imyemerere n'imyizerere yacu habanye dushobora kutaguha umwanya ngo bwirize cyangwa uririmbe muri korali nanga ngo ririmbe muri korali waje ngo tuguha umwanya wakwemera kugendana na doctrine z'itorero ryacu ariko ibindi byose dusangiye umwami umwe masengesho yacu namwe usibye doctrine z'itorero ariko ibindi ni bimwe no problem kuba Vestine na Dorcas barakuyeho imisatsi ya naturere bagasuka bivuga ko bakoze ibyaha bikomeye bivuga ko Imana itazabafasha bivuze ko ibintu byagiye bibaho batewe n'ibyo bintu kwa baragiye bagasuka ubundi kamanze mbabwire ibintu bibiri bahinduye navuga wenda icyambere bahinduye idini basengeragamo yego bashobora kuba baragiye muri indi dini banahindura nuko basaga ntabwo mbizi bo ko barahinduka ariko bahinduye uko basaga bahinduye wenda mu mirimbo yabo bafite ibyo bongereyeho
kuba bahindura bagahindura doctrine z'itorero babarizwamo bakajya mu rindi ntabwo ari igisobanuro cy'uko baguye. Ntaho bihuriye no kugwa, ntaho bihuriye n'uko batazajya mu ijuru. Ni twese turitanga, ntabwo ijuru ritangwa na ADEPR. Oya. Niba ari nako bitekereza ko ADEPR ari izakujyana mu ijuru, icyakora yaba umuyoboro mwiza wo gukizwa, bashobora kukubwiriza ukamenya Yesu, baba umuyoboro mwiza, ariko si bo batanga ijuru. Ndumva rero nibyo bahinduye, bahindura n'uburyo bashaka kubaho, ariko sinzi ko ari bo bahindutse. Bo mu buryo babanye n'Imana bashobora kuba batarahinduka. Rero ndumva nta rubanza, cyane ko tafite ibyo bagenderaho ubu ngubu byuzuye. Yes. Ejo bundi se ntago bumvise ko basohoye indirimbo nshya? Ntago barayisubira kuyiteguza. Bari kuyiteguza. Yo nagize ngo leta yashizeho itegeko ryo gutuma n'abantu bose bayipostinga. Oya, no kuyiteguza. None se buriya nibagikorera Imana, niba ibintu bakoze bikagera ku bantu benshi, ari byo abantu bose bari kwirirwa kuri stati, why not? Butumwa buracyatambuka. Bahinduye aho babarizwaga, ni nk'umwana wavuye mu rugo akajya mu rundi, aba yemeye kuyoboka imiyoborere y'urwo rugo, ariko ntibivuze ko atarimo kadaya yatandukanye n'ababyeyi. Sava, ndumva ari ubwo buryo twavuga. Nagiraga ngo dukureho urwo rujijo rwa Vestine na Dorcas, nk'uko wabivuze ko yagiye abantu bagakunda ijambo kuntu usubiza. N'uyu munsi nabwo ntekeza ko ari cyo ngicyo nashaka ngo tubavugeho, ariko abenshi bagiye bavuga ngo Vestine na Dorcas urana umuvumo bikururiye kuba baravuye muri ADEPR bakagenda bagakora ibindi byaga ari ibintu bicanze. Ninde wabavumye? Niba nahara akaba yarabavumye, ndatekereza umuntu ashobora kuvuma ariko si uvumura. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye, njye hano kuri Gonake Plus, muzi ko nkunda ijambo ry'Imana. Jackson sinaba namubonye ngo ngira ntamukoresheje n'umuvuga butumwa mwiza, ariko iminota dusiganye ni mike yawe. Ariko Jackson, iyo umuntu yazafata igihe kirekire akaza kumva ijambo ryawe, ko ndabona dusiganye nk'iminota itarenze nk'icumi-itanu gutyo, twagana igihe kirekire kandi nawe uri kwihuta. Ubwo rero kugira ngo wihute ni uraza kubigiramo uruhare. Njyewe ni karibu ijambo ry'Imana bivuze kugaruka nyuma, urumva kugira wihute uraza kubigiramo iki uruhare. Mu bintu biba byatumye twicara hano kuri Gonake TV, ndatekereza ndagira ngo mbabwize ukuri, njyewe ntabwo ndi umushasenguzi. Nuko abanyamakuru murabazi ibibazo byabo ntibishira, ariko ikintu nyamukuru kiba cyanyijaje hano no kugira ngo twongere tuganirane ibyururutse imitima, no kugira ngo twongere twibukiranye iby'ijambo ry'Imana bitume dukomera. Bityo rero munyemere ducongoze uburyo umwete, ndasoma imirongo mike hanyuma mvuga intego yabyo, dusenge. Dusome igitabo cy'Itangiriro bice 17, turasoma umurongo wa 17, hanyuma twigira imbere gatoya nanone dusome ibice byaho 21, dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri, wenda hanyuma dusoreze n'ahandi hantu dusome umurongo umwe tuvanemo teme dusenge. Bice 17 mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 17 aravuze ngo maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara. 21 nanone mu Itangiriro umurongo wa mbere n'uwa kabiri aravuze ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyara umuhungu igihe Imana yababwiriye kigeze. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, Dr. Luka, mu igice cyaho cya mbere umurongo wa 34 na 35 haravuze ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bishoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika asubiza Mariya ati, Umwuka Wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
ikibazo mbajije cya nyuma kinyoburije n'ubundi numvaga mwuka wera ambwira ngo ntangarize aba bantu ibi bintu, ariko ikibazo mbajije cya nyuma cya Vestina na Dorcas gitumye bibihame ry'uko mwuka wera koko ari we ari ijambo yarampaye. Dusomye izi nkuru ndashaka kugira ngo tuvanemo tema imwe. Ijambo rivuga ngo Imana y'amateka yacu ni Imana y'ibidashoboka, ariko ko bizera ikora nta bimenyetso. Imana y'amateka yacu ni Imana y'ibidashoboka sometime, bitewe naho hagaze, bitewe n'uburyo bibonye, ariko ku bantu bayizeye ibasha gukora nta bimenyetso. Izi nkuru dusomye n'iz'umugabo witwa Abrahamu, n'umuhungu wa Tera, akomoka muri Uriya Bakarudaya. Uyu ni umugore we Sara. Imana yavuganye nabo ubugira kenshi, ariko ndavuga gatatu konyine. Yavuganye nabo ibaha isezerano rikomeye, imuhagurutsa imuvana kwa Setera. Aramubwira ngo nasiga ibintu bitatu byari bikomeye. Aramubwira ngo usiga igihugu cy'iwanyu, cyavugaga ngo icyo igihugu cy'iwanyu nibyo wigeze kumenya, hanyuma aravuga ngo usige n'umuryango wa so, byasobanuraga ngo urwishingikirizo, usige urwishingikirizo. Hanyuma aramubwira ngo usige so na nyoko, byavuga ngo nicyo wita kubaho kwawe, ujya hano nzakwereka. Imusezeranye ibintu 7 byari birimo isezerano rikomeye ryo kuvuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aravuga ngo kandi amahanga yose yo mu isi azahererwa muri wowe umugisha. Yarimo isezerano ryo kubyara, kororoka, akaba mwinshi, urubyaro rwe rukangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko mu bintu byamugerageje, mu bintu 5 byamugerageje, harimo n'icyo gusaza adafite umwana kandi azaba sekuruza w'amahanga menshi. Ndabivuga iri jambo dusomye n'ubugira gatatu Imana igarutse kuri we. Iramubwira ngo ashaka guhindurira Sara izina rye, kandi sinshobora kurihindura nashizeho igihindura izina rya Sara. Hanyuma haza kuba igikorwa gikomeye. Imana iramubwira ngo Abrahamu we, mugiye kubyara umwana w'umuhungu. Icyakora bibera Abrahamu urujijo, kuko ibimenyetso byo gutuma babyara byari bisize. Amaze kuvugana n'Imana ayo magambo, Bibiliya iravuga ngo Abrahamu arubama, aravuga ngo ntabwo naguse ku Uwiteka, uri umunyagitinyiro, ariko njyewe ndisetse. Mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse? Umwana utampaye mu busore, umwana utampaye mfite imyaka 50, utamaye maze imyaka 70 wongera gukomeza isezerano, none uzamuma maze imyaka 100 mvutse? Aravuga ngo birashoboka, ubwo ndi umugabo, twewe nidushirirwa. Ariko se wirengagije ko Sara amaze imyaka 90, umugore acura ageze muri 45. Hari abacura bari muri icyo kigero, abikubye imyaka, akubye 2 imyaka yo gutuma acura. Aravuga ngo Sara azabyara gute nta bimenyetso agifite? Umwami akuntumyeho arambwiye ngo nta bimenyetso Imana irakora. Mwirebera ibimenyetso byo muri ADPR mu bana b'abakobwa, mutekereze ko baguye. Ibimenyetso bidahari by'uko batagifite naturere, Imana yakorana nabo, biterwa naho bahagaze. Nje kukubwira ngo nawe warucitse intege, nawe warugowe nuko ibihe bimaze igihe kirekire, nawe warugowe nuko ubona ibyo wizeye nibyo wari wiringiye bibaye bifairinze. Naje kukubwira ngo nta bimenyetso reba Imana irakora. Nimwumva ikintu cyanejeje. Uyu Abrahamu umaze kuvuga utya, yabohoye Imana, arayibwira ngo ndabizi ko Sara atabyara, muri we ibimenyetso byo kubyara ntibihari. Icyakora hano hari umwana twabyaye mu buryo butemewe witwa Ishimayeli, twabyaranye n'umuja mu nkomerezi. Imana iramubwira ngo oya, ahubwo uwo uzabyarana na Sara niwe nzakomeza, kandi azaba intandaro yo gukomeza isezerano ku bazakurikiraho. Nimwumva ikintu gikomeye dusomye muri 21. Aravuga ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Sara urengeje ya myaka 90. Bibiliya narayisomye, n'abadukurikiye wenda baze kubireba neza, yarangiye ntabonye Sara asubiye mu mihango. Sara ari mu bagore basamye inda, batakijya mu mihango, baracuze. Asama inda ya Abrahamu. Ntago habaho yasubiye, ntiyigeze asubira mu mihango ngo abone gusama. Bivuze ngo nta bimenyetso by'uko Imana yagutabara, Imana yakora. Nta bimenyetso, nta muryango, nta zindi mbaraga, Imana yakora. Biravuze ngo agenderera Sara. Sara asama inda ya Abrahamu, babyara umwana w'umuhungu, wa wundi Imana yavuzeho. Abrahamu ashaje, igihe Imana yababwiriye kigeze. Aha nakuyemo ijambo rimwe nshaka ko witondera. Iyo utarahura n'ushoboye, ubuzi ko ibintu bidashoboka.
ariko naje kubwira ngo nta bidashoboka nuko utarahura n'ushoboye. Musi Imana yakugendereye nibyo bidashoboka bizaba amateka, uvuga Imana ngo yakoze iby'amaboko y'abantu adashobora. Dusomye inkuru z'umukobwa witwa Mariya wigeze kugendererwa n'ijuru, delegasiyo y'ijuru ahaguruka imigurira icyizere, iramubwira ngo tubonye umuntu tunyuzamo umucunguzi uzacungura isi. Agirana ikiganiro na marayika Gaburiyeli, aramubwira ngo nonaha ndaje nje kugutangariza ko ijuru rifashe imyanzuro kariho rigiye gucisha mu mugambi waryo ukabyara umwana w'umuhungu witwa Yesu. Ngo yumva ibintu marayika avuze, ndamukanya mugenga yimuhagarika umutima, ariko ngo agira urujijo ku kintu kimwe. Aramubwira ngo ibyo bintu uvuze simbihakanye, ahubwo bishoboka biti ko kuva nge nitwa Mariya ayiwe nafashijwe kandi haleluya nararyamana n'umugabo. Yaravuze ngo hari ibikorwa bishobora kuba habonetse abagabo. Umugabo mu isi y'umwuka biravuga ngo ni umunyamaboko. Hari ibintu twizera ko byaba ariko twahuye n'abanyamaboko. Ubu hari ibintu twizereye muri batanti bacu kuko baturusha ubushobozi. Hari ibintu twizerera mu muntu runaka kuko tubona ari ufite ubwo buryo, ariko naje kugukuraho urujijo nakubwira ngo no mu gihe utamufite Imana ifite uburyo yakora abanyamaboko badahari. Aravuga ngo bishoboka bite kuva mbayeho ko ntararyamana n'umugabo. Ngo marayika mu marurojezo aramubwira ngo mve ikintu gikomeye. Ibyo byakorwa n'abagabo dufite imbaraga zitagaragara ariko ziriho zikora ibigaragara. Aramubwira ngo Mwuka Wera azakuzaho kandi n'imbaraga zisumba byose zizagukengereza. Niryo jambo dusomye. Ukomeze kwizera. Narije kubwira ngo Imana y'amateka yacu. Impamvu uvuze ngo Imana y'amateka no kugira ngo wongere usubiza amaso inyuma urebe imirimo Imana yakoze iragutera kuyigirira icyizere nibisigaye. Kuko Mariya mwishidikanya yarafite marayika yamukonfirmye n'ikintu gikomeye. Mwene wanyu Elizabeth uwo mwari muzi ko ashaje ari inkumba afite inda y'amezi 6. Imana yakoze ibitangaza. Nusubira mu mateka yawe uzasanga Imana yarakoze ibyo wibwiraga ko bidashoboka. Nusanga bihari rero ufata Imana y'amateka yawe uvuge ngo ni Imana y'ibidashoboka nuko bizera ikora nta bimenyetso. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Pega ijambo. Ijambo ryiza rwose. Hanyuma rero tugeze mu kanya keza, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Ku bantu bari bakumbuye Jackson, abantu bamubonye bwa mbere, bura Jackson abantu bakubonye bwa mbere buriya. Yego cyane beshi. Hari abantu bakubonye bwa mbere ariko abenshi nabo barakubonyeho. Ashoboka. Abenshi nabo barakubonyeho ariko hari n'abakubonye bwa mbere bakavuga ati uyu muntu ndi kubona mu Mwuka w'Imana. Ariko ukuntu wenda ushobora kuvuga umuntu akaba akubonye bwa mbere nahita byumva neza, ariko kagenda kurikira ikiganiro bigenda bimubera byiza kurushaho. Yanakurikira ikiganiro yafata nimero ya mwasenga ndakavuga ati cyakazo wa muntu ko namwumvise niko ameze. Hanyuma Jackson usibye kuba ari umukuru w'icyumba cy'amasengesho i Nyanza kuri ADPR Kavumu, bakaba basenga, ukaba wanyarukira ukajya gusengana nawe. Ubu ngubu tunagiye gufata nimero yiwe, udafite ubushobozi azaganira nawe bwo kugerayo urwaye. Ariko ngiye ngunze kuvuga abantu barwaye. Bra Jackson hari ikintu umuntu yamuguyeho, nsanga icyo kintu ni ukuri. Bura kugira ngo ubone Imana neza ntago uzayibonera muri ofisi yawe. Nta kibazo ufite, ntiwabuze transport, ntiwabuze n'uwo mwanya. Kuba wafata umwanya ukajya kuri umukozi w'Imana ahantu ari, nubwo yavuga ati icyifuzo cyawe wari ufite Imana yagikimuye, akabivuga mu kwizera gusa. Imana yareba kwizera n'umuhati wagize kujya kwishaka ikabikora. Wowe bizi neza kurusha njyewe. Guhaguruka ukagenda ni ikimenyetso cy'imyizerere iri hejuru. Kuko niba uje kunsaba ikintu nanjye ntafite bivuze ngo sinjye ni ishusho yuko atari njye wizeye. Icyo akora wizeye ukorera muri njye. Ni ishusho nziza yo kwizera. Yego. Hanyuma rero abantu bazashobora bazajye kuri Jackson aho ngaho hateranira, ariko nanone kuri ba bantu b'abarwayi, abantu baba bari hanze batahita bikunda kandi bumva bafite inyota yo kuganira nawe gusengana nawe, niba tugiye guheza nimero yawe. Yego. Jackson tubwiye nimero yawe uri gukoresha muri iyi minsi. Nimero yanjye ni 078 0 85 60 40. Iyo nimero ndayikoresha 078 0 85 60 40. Yego. Niyo iri no kuri WhatsApp ntacyo bitwaye.
hanyuma Jackson ndagushimiye cyane agusibye ko mukanya ugiye gusengera abantu bafite ibyifuzo hano. Shimiye n'abantu bose badukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Ariko nanone umuntu twaganira ikigana kumva hari ibintu ntabaje Jackson nakagombye kwa namubajije, hari ukuntu ntamuganirije ngo bigende gutya, nyandikira muri comment umbwira ati David ubutanuhura na Jackson uzamumbariza iki kintu uzamubaze kino kintu nyandikira, cyangwa se nunashimira ushime. Nasanze n'ijambo ryiza ngo ni mwene nyina wa Yesu nukuri tubwira amagambo meza biraba byiza kurushaho. Jackson hano rero hari abantu bafite ibyifuzo kandi twakubonye tugomba kugukoresha nk'umuntu w'Imana. Imana yasize igikundo, yasize amavuta, yahaye ibishoboka byose kugira ngo afashe ubwoko bwayo. Mugiye muri iyi minsi rero ukibirimo neza, Imana ikikuduhaye tukiba tukiri kumwe nawe, reka tugukoreshe. Hari abantu bafite ibyifuzo hano, nagira ngo usoze ubasengera kugira ngo Imana igire ikikora. Nanjye ndi mu bantu bari butanga icyifuzo hano nk'uko twabivuze, dukurikiranwa n'ingeri nyinshi kandi bahishuriwe mu buryo butandukanye. Ushobora kubona Jackson mu bintu yavuze hari ibyo yakabaye agororaho, ntacyo bitwaye. Ndi mu bantu bashaka gukura, kandi iyo umuntu wese ashaka gukura yemera guhanwa no kuyoborwa mu nzira nziza. Kunkebura ntacyo bitwaye. Uzi kuvuza ngo naye ngo natanga icyifuzo hano ndavuga ati Jackson nicyo cyifuzo. Yego oya, n'abantu badukurikiye dukeneye amasengesho, namwe mudusengere. Amasengesho yanyagira imbaraga, Imana ibaha umugisha. Ikingo rwose hano iwanjyeho ni ikintu abantu bumva vuba, babyumva vuba ibintu. Ariko abantu bandika comment bakavuga ati aha ngaha iyo bari gushima barashima. Icyo ni ikintu abantu bumva vuba, niyo utari kubasaba ni ikintu. Reka ngumane n'icyo kintu cyo gusenga, reka ngikubwira wowe natwe tugiye gusenga. Njyewe nshize imbere y'Imana ukuboko. Mu minsi yashize abantu barantunguye cyane. Nkwantunguye gute rero? Njyewe David bari ukuntu umuntu agenda agahura n'ihungabana ari buze kuvuga hano. Igihungabano karyigumanira. Yes. Ngiye kumba hari abantu. Urumva nabigana na Pastor Sekazuba ndimo kwijukuriho. Hari abantu babo bari inyuma bankurikira. Bakaba batarigeze banampamagara. Cyangwa se ngo bampamagara n'abantu banatumiye. Yego. Ahubwo bitewe no kunkurikira no gukunda Imana no gukunda iki. Ntiyigeze amvugisha, ariko wagafata umwanya akansengera. Akansinga ati David gutya na gutya. Ahantu byaje kubera kumbera rero. Ntamagana n'abantu muri Australia. Bari kumwe. Abamama beza rwose. Baramamaga ngo David uraho neza. Babarundi. Baramamaga ngo meze ute tinakomeye. Ati rero David twatumaze iminsi mu masengesho ko mu bantu twibutse nawe urimo. Bamugesha kweri. Urumva harimo n'umuhanuzi arampanurira. Aramanurira nabati subizatwa sanzwe oya ahita abwira kuntu yagiye nkurikirana kuva kera ko no munsi yakinkurikirana. Ubu ngo akabibwa Imana mabwiye ati ngiye twagendaga tugusengera Imana igukomeze, tugusengera Imana igukomeze. Ndavuga ati Imana abo bantu bacyabaho ninabigira ibintu biremereye. Ndavuga ati ibintu bisanzwe coka abantu hano mu Rwanda bakamwe ati David turagukunda ngo batunagusengera sibigira ibintu bikaze. Urumva adaciye mu gihe kinini umumere mu Bufaransa. Hamwe ati David tereka mubwiza ukuri pe. Ntanakumvisha recording kinahise muri coding ntago nkina ndakaze. Ati David maze iminsi 3 ngusengera. Ngusengera ariko wowe twe twageze kuvugana kuri twavugana ibintu byinshi. Muraho gwenda yajyaga nkabone nimero yanjye wenda hari. Timaze iminsi 3 ngusengera. Ndimure by'amasengesho nukuri ko Imana arankurikira mu Bufaransa ariyizi. Hamwe ati maze iminsi ngusengera aramana. Hamwe ati David gukena gukena guri. Ndavuga ati cyakoze Imana iki ni ikimenyetso kuri kumwe nanjye. Hari abantu ko biyo nkora bino bintu bagenda bagafata umwanya bakansenga none bagafata nibi kubera ngewe nange navuga ati abo kari abatinyutse kubimbye n'abandi bagiye babimbya nk'imigira none ababikora ntibabimbire bo banganije. Nawe rero icyo kintu ntukigireho ikibazo. Hari ababikora ntibabikubwira kandi bagusengeye pe nibutse n'abandi bantu. David arabizi ndi mu bantu kwicara hano ni ibintu nyine ntajya amenyera. Ni ibintu bidakunda kumbaho ngo bibi bya buri gihe. Ni gake gashoboka numva koko mu gihe gikwiriye. Izi platform bantu bagiye bazicaho bavuga ibintu bibi naremereye bituma mitima y'abantu ikomereka. Ariko ni n'uburyo bwiza bwo kugeza ubutumwa bwiza ku mpera y'isi. Bitatugombeye kuba dufite transport kugera mu Bufaransa nshiye aha
birakunda. Si ibyo gusa, no mu biganiro bya mbere nagiye mbona abantu badusengera, ni ukuri kambwiza ukuri, ahari abantu bigeze bafata inshingano z'ababyeyi, bagafata inshingano z'ububyeyi kuri twe, rimwe na rimwe duhuriye amaso y'abataratubona. Rero ni umurongo mwiza wo gushigikirana, kandi ndagira ngo mbabwize ukuri, mugira se nk'abantu tuvirirana ibipfuko bidahari, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe tuba tutaragahura n'abafite igipfuko cy'inguma zacu. Rero ni uburyo bwiza bwo kugira ngo Imana ihoze abantu, mugiranire umumaro, musengerane, bikomere. Imana ibahe umugisha. Yego, ni karibu n'isengesho ryasengesho gusenga abantu bafite ibyifuzo, tunasoza. Kadusenge. Cyo ngusaba ni kimwe no kwizera, cya kabiri ni ukuva mu byaha, kuko imigisha Imana ifite niyo abari mu gakiza k'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nyir'ururembo Siyoni, Imana y'ibifite imibiri itagira ikinanirwa, Imana yumva gusenga kw'abantu bayisenze. Iyo duhungiraho, iyo dutakira umunsi ukira, agakinga amakuba, ibyiringiro by'abantu bakwizeye kandi bidakoze isoni benezo. Mushumba mwiza utaragirira ibihembo, mu ngero utazi imizi zaragiye, musara utaroha abatwaye, Imana yihagije, ifite kunesha no gukomera mu kuboko kwayo, irambura ukuboko ntihagire uguhina, ikinga ntihagire ukinga, itanga itegeko ry'ubuzima n'abapfuye bakabaho. Usingizwe, uhimbarizwe mu bakubaha, uhimbarizwe mu on we for God, mu bakwegera, mu izina rya Yesu. Twagize umwanya wo kubana na bene data, twaganiriye, twasomye ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ku muntu wahishuriwe, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni urukingo, ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe ni ubutsinzi, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe diskafo wibela, rirema inzira aho ritari ziri, ijambo ryawe rirahembura, ijambo rimwe ryo gukiza niryo Yesu yavuganye n'uwari uhetswe n'abantu bane, bamunyujije hejuru, amaze kumubabarira akiza ibyaha, bugingo bubaye buzima. Abafarisayo bitotombye, aravanga icyoroshe ni ikihe, atanga itegeko ko yikorera ingobyi ye agasohokera imbere ye. Ijambo ryawe niryo ryakijije wari umaze imyaka 38 yizereye gukiza mu kidendezi, ariko mukirisha imbaraga z'akanwa kawe, rumubwira ngo zuka wikorere uburiri bwawe. Dusengeye bene data bakurikiranye, bizeye iri jambo, nubwo imbere yabo nta bimenyetso byo gukira byari bihari, nubwo hari amakuru bumvise ababwira ko batazakira, twatuye imbaraga ikiza, ukize, uri mu buzima, shinzira. Kandi n'aba bari imbere bari bafite ikibazo cy'ibi byangombwa by'inzira, ikibazo cy'ibi byangombwa n'imifo z'uburyo bwo kubaho bahamye, ubibahe, bagire neza, waze kwifuza kw'iyi mitima, kandi ibihamya bigaragare, ubaremere ishimwe mu izina rya Yesu. Bagire neza, ubiteho, mu kuboko kwe kubarambukire mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen, amen.